Reka dukomeze n'isomo ryacu rya Excel. Reka turebere hamwe turamutse dufite Excel yacu dushaka kugira ngo mbere yuko tugira ibyo dutangira gukora tuyisetting uko tubyifuza. Icyo gihe biraza gutuma tuza muri iyi cells group, then duhitemo muri format, tuvuge tuti turifuza yuko wenda row height iza kuza kuba ifite 17, ndetse tuvuge tuti turifuza ko column width iza kuza kuba ifite 12, ndetse tuvuge tuti turifuza ko iyi sheet turimo gukoreramo twayita wenda work 1. Icyo gihe murabona yuko rya zina ryayo ryamaje guhinduka. Ikindi cya kabiri, dushobora gushaka ko ya sheet yacu tuyiprotectinga dukoresheje icyo twita password. Password to unprotect ni ukuvuga ngo ni password tuzashyiramo ku buryo dushobora accessinga ari uko tumajije kuyishyiramo. Hano hari hasi ibyo dushaka ko biza kuba bifunze. Iyo password iraza kuba ifunze cell format za colon, format za row, ndetse no kugira iyindi colonne wongeramo biraza kuba bitemewe cyangwa row, ndetse no kuba wasiba icyo ari cyo cyose. Mbese ibyo wifuza hano ushobora byose kugenda ubicekinga kugira ngo ya password yawe ize ku accessinga kuri ibyo bintu byose. Warangiza ugashyiramo ya password, barongera bakagusaba gushyiramo ya password isa n'iyo ushyizemo mbere kugira ngo barebe niba ko kutazayibagirwa. Icyo gihe rero kubera ko tumajije guformatinga buri kimwe cyose, ndetse tukaba twifuza ko n'aka gace kaza kuba ari imibare, dushobora kuza ahangaha tugahitamo ko row ya mbere cyangwa se colonne ya mbere iza kuza kuba igizwe n'imibare, ndetse tugahitamo ko colonne ya kabiri iza kuza kuba igizwe n'amafaranga. Nshobora kwandikamo Rwandan franc, hano bikahita byizanamo, ugakirika kuri Rwandan franc ugakanda OK. Dushobora no kuvuga tuti row ya kabiri, ndetse iyi row ya kabiri iraza kuba nta bice ifite, tugashyiramo ko iraza kuba ifite 0 decimal. Noneho ubwo dushobora n'aha ngaha kwandikamo ko imibare yose iri buzemo iraza kuba ifite percentage. Reka turebe noneho turamutse tugize icyo dukora tukandika. Icyo gihe ntabwo bari budukundire kwandika kubera yuko twavuze yuko biprotectinze. Kugira ngo mbikorere unprotect cyangwa se mpabwe access kugira icyo nandika, biransaba gukuramo ya password. Murumva ko rero ari akazi gakomeye. Igihe cyose wamajije gufunga cyangwa se wamajije gukora dokima yawe, ushobora kubuza ugakora protect, noneho igihe ushaka kugira icyo uyikorera ukabanza gukora unprotect. Murareba ko nanditsemo mbere bikanga, ariko ngiye hahandi muri format mpitamo kuri protect sheet, bampereza unprotect sheet. Reka nshyiremo password, iraza guhita ifunguka. Noneho murebe nanditsemo birahita bikunda. Nca kwandikamo rimwe. Twavuze ko hano hajyamo imibare, niyo mpamvu imibare izigizwe n'ibice. Ubwo rero dushatse twagira icyo tugabanyaho cyangwa tukongeraho. Igihe noneho duhisemo ko iyi cell cyangwa se iyi colonne iza kuza kuba nta bice, duselectiona colonne yose tugakuramo za decimal
places. Noneho kolone ya kabiri, niba mwibuka neza, twavuze ko iza kuza igizwe n'amafaranga. Murabona umubare wose nanditsemo uraza ufite Rwanda ni fura yindi nahisemo. Na ya kolone ya gatatu navuze yuko iraza kuza ifiteho percentage sign cyangwa se style, irimo kuza ifite percentage sign. Murabona yuko rero ari ibintu byiza rwose kuba wabanza ugakora settings cyangwa se ukagira icyo ukora mbere yuko utangira akazi kawe. Reka rero twongere dukore protect. Icyo gihe nidukora protect, turasabwa kongera tugashyiramo ya password twakoresheje, noneho bize kugenda neza. Protect password, then irabiprotectinze, nta kintu ndaba nakwandikamo. Icyo gihe nshobora gusevinga dokima yanjye, nkayisevinga aho nifuza. Len, narangiza nkaba nakorozinga ya dokima yanjye, noneho ikagenda iri safe. Igihe rero ngize ibyo mfungura nkaza gusubira muri ya dokima, bivuze ngo nindaba nibagiwe password ntabwo biri buze gushoboka, kuko niba mwibuka neza, iriya dokima niyo twakoresheje ku munsi wa mbere twiga ibyo gukoresha Excel, kandi nayo twari twashyizemo password. Na hariya mu kugira icyo dukora mwabonye ko twashyizemo password. Bivuze ngo undi muntu aramutse yinjiye muri mashine yawe atazi password ntabwo ashobora ku accessinga ibyawe. Aramutse anazi password ifungura agace ka mbere, ntabwo yamenya password iri bumwerekeze aho kumodifiya. Kadushyiremo password dufungurira document. Ariko noneho niba tumaje gushyiramo password dufungurira document, murabona yuko kugira ngo tugire icyo twandika ntabwo byakunda. Mu yandi magambo, niba umuntu agerageje kumenya password yawe ya mbere ariko ntazi password ushobora gukoresha umodifiya, niyo mpamvu naza n'aha ngaha akaba abizi agashyiramo ibibonetse byose, ntabwo biri bukunde, kugeza igihe weho ubwawe uri bumubwirire password cyangwa se nawe ubwo akagerageza gushaka amakuru yizewe ya password yawe. Nishyiramo password ya nyayo, ndaba nshobora kwandika. Byagenda bite za format twashyizemo dushyizemo imibare cyangwa se tukentaringamo ibintu bidahuye namba? Icyo gihe ntabwo ya mabwiriza twashyizemo akurikizwa, ariko iyo tubihinduye amabwiriza ahita akurikizwa. Murakoze cyane rero gukurikirana iri somo. Turaza gukomeza tuza tureba noneho editing group. Iyi nayo ni groupe nziza cyane muri Excel, muri home tab, iba ari ingenzi. Murakoze cyane. Mbibutsa yuko ushobora kunyandikira ubutumwa bugufiya ukoresheje nimero yanjye igendanwa 0788129963, cyangwa se ukaba wanyandikira uciye kuri email yanjye habumugishapaul7z@gmail.com, habumugishapaul7z@gmail.com, cyangwa se ukanyandikira kuri Facebook Paul Habumugisha. Murakoze cyane rero, nizera yuko mugenda mwunguka ubumenyi budasanzwe cyangwa se mwihugura neza mu buryo bworoheye muri Excel. Murakoze.